twari kumwe kare ku kiganiro twagiranye kare cy'ibyari biri kubera mu nama yari iri kubera muri Tanzania. Twaganiriye ko ibya twe twabashije kumenya cyangwa se ibyo twabwiwe byari byagenewe abantu bose n'itangazamakuru. Nyuma itangazamakuru ryaje gusohorwa ahari hari kubera inama, rimaze gusohoka noneho nibwo abayobozi, kuko basuye abantu bose batari bafite imyanya yo hejuru cyane, abayobozi ba za leta zabo na guverinoma babasohoye n'itangazamakuru kugira ngo abayobozi birekure nk'uko byari byasabwe, bavuge ibibazo byose kugira ngo ibintu bize gushyirwa ku murongo neza. Twebwe twaje kumenyeshwa imyanzuro nyuma. Gusa imyanzuro ikimara gusohoka y'ibyigiwe muri iyo nama yari yahuje SADC ndetse n'ibihugu bigize East Africa. Imyanzuro yasohotse ikimara gusohoka, Perezida w'u Rwanda yahise ashyira ku rukuta rwe rwa Instagram, Twitter n'ahandi cyangwa se X. Ariko twinjira mu myanzuro wenda reka tubanze turebe ibyo His Excellency yanditse ku rukuta rwe. Yatangaje ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe iri kuzamura ibibazo by'umutekano bibangamiye igihugu cyacu. Nta n'undi bene amagambo yahisikwa kuri X na Perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Yakomeje avuga ati twamaze igihe kinini twinginga Kongo n'abayobozi bayo, twagaragaje ibibazo, twasabye Kongo kubikemura, barabyanze. Ntituzagire indi nama imeze nk'izo twagize mbere zidatanga umusaruro. Perezida nanone yakomeje avuga ngo nta guca ibibazo ku ruhande, ikiri kuba muri ibi byose hari kuba intambara y'amoko kandi imaze igihe inategurwa. Tuvuga ati kwima abantu uburenganzira bwabo ntabwo ari byo, mugomba guha abantu uburenganzira bwabo mugatera intambwe hanyuma mugakemura ibibazo, yabwiraga leta ya Kongo. Perezida yakomeje avuga ati nta mpamvu yo gufata ikibazo, ntabwo twakomeza gufata ikibazo ngo tugikerense tugitwara gake gake. Ibiri kuba ni intambara y'amoko imaze igihe itegurwa itutumba. Iyo ntambara iri guterwa no kwima abaturage uburenganzira bwabo hanyuma mukata ku Rwanda. Mugomba guha abaturage uburenganzira bwabo mugatera intambwe mugakemura ikibazo. Ngo n'abaturage ba Kongo batera intambwe, mwe n'abo baturage mugakemura ikibazo, ubwita ubyumva. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ngo iyi ntambara yatangijwe na Kongo, iyi ntambara ntaho ihuriye n'u Rwanda, iyi ntambara barayituzaniye bashaka kuyitwikoreza ku bitugu byacu, baratubwira ngo tuyigire iyacu, ariko iyi ntambara ntabwo twayita iyacu, ntabwo twayigira iyacu. Ibyo byo nta n'ikibazo tubifitemo byo gushaka kutugerekaho intambara itari iyacu. Sasoza avuga ngo reka dukore ino nama mu buryo ki ibibazo byose turi bubigaragaze mu buryo bwa nyabwo ndetse dushake n'igisubizo kirambye. Make iri niryo jambo hanini ubona ko u Rwanda rwashakaga kuvuga cyangwa se kumenyesha abantu bose, ruvuga ati iyi ntambara si yacu nubwo bashaka kuyitwikoreza ngo bayigire iyacu, kandi ntabwo byashoboka. Kugira ngo nyine ngubwo bisobanuye ko umuntu wese uvuga ino ntambara n'ubundi avuga ingabo z'u Rwanda na M23 n'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bw'abandi. Niyo mpamvu u Rwanda ruvuga ati iyi ntambara barashaka kuyitwikoreza ngo bayigire iyacu. Kandi no twinjire mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama nk'uko byasohotse mu itangazo, abakuru b'ibihugu n'abayobozi ba za guverinoma. Ku itangazo bigaragara ati ni itangazo ry'inama yari yahuje East African Community ndetse na SADC, South African Development Community. Ni inama yari yahuje abakuru ba za leta ndetse na guverinoma itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Hano turi gusoma itangazo ry'ibyavuye mu nama kuko bari basohoye itangazamakuru, ntabwo twigize tubyumva, babisohoye ibisa garagaza abari barihuriye muri iyi nama ko ari inama ibaye itariki 8 z'ukwa kabiri, hanini igiye kwiga ku byerekeranye n'ibibazo biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Se iyo nama ikaba yari ihagarariwe na chairperson wa East African Community, akaba ariwe Dr. William Ruto, ndetse na CGH President of the Republic of Kenya ni Dr. Emerson Mnangagwa, ubwo ni perezida n'ubundi wa Zimbabwe waje uhagarariye SADC, niwe chairperson wa SADC. Mu itangazo nanone habanza bagaragaza abari bitabiriye iyo nama yose, ubwo n'ubundi harimo William Ruto kuko nari muvuze hejuru, wa kabiri bari bashizeho ko yitabiriye inama n'ubundi n'uhagarariye SADC ariwe Emerson, wa gatatu hariho perezida wa Tanzania nawe bashyize mu itangazo ko yari yitabiriye inama. Hariho Felix Antoine Tshisekedi witabiriye inama ariko adahari, ntabwo yahagezwe, yarari bamureberaga ku ikoranabuhanga kuri screen nini bamureba, nawe atanga ibitekerezo bye. Nawe inama nyine ubwo twavuga ko yari ahari ubwo n'ubundi nubwo atarahari direct. Cyril Ramaphosa perezida wa Somalia nawe yari ahari.
perezida w'u Rwanda Yoweri Kaguta Museveni nawe yari ahari, perezida wa Zambia Hakainde Hichilema nawe yari ahari mu itangazo ndabona bari gushyiramo ko nawe yari ahari. Mbega bamanutse amazina y'abaperezida bose bari bahari cyangwa se n'abandi bayobozi bose bari bafite ibihugu baje bahagarariye. Wari uhagarariye igihugu cy'u Burundi kuko perezida w'u Burundi ntabwo yabashije kuhagaragara, ndetse n'abari bahagarariye Madagascar, abari bahagarariye Malawi, abari bahagarariye perezida wa Angola nawe utabashije kuhagera. Hano bahereye ku mazina mbega bari bitabiriye ino nama, ndetse banatangiye bagaragaza muri iri tangazo ko iyi nama yahuje iyi miryango yombi East Africa ndetse na SADC ari inama isa nk'ikurikiye izari zabaye ku itariki 29 z'ukwa mbere ndetse n'itariki 31 z'ukwa mbere, ubwo hari yahuje East African Community ndetse na SADC, zabaye mu bihe bitandukanye. Bavuga ati izo nama zombi icyo zari zigamije n'ubundi ni ugushaka igisubizo cyazana amahoro arambye muri Kongo, ndetse muri izo nama zombi ni naho havuye igitekerezo cyo kugira ngo iyi nama none izahuza izo mpande zombi East African Community ndetse na SADC uyu munsi be yabaye. N'ubundi ikigamijwe ari ugushaka igisubizo cyo kugarura amahoro arambye muri Kongo. Bose bavuga ati iyi nama ahanini yagiye igaruka ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, kirimo ubuzima bw'abantu benshi bwagiye bubura, ngo n'abantu benshi bapfuye, kigatera ibibazo bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bavuga nk'abagore bagiye babibabariramo cyane, babihurikiramo n'abana batoya. Ndetse iyi nama nanone mu itangazo bavuga ko iyi nama nanone yagiye igaragaza kwihanganisha cyangwa se guha kondoriyanse abasirikare bapfiriye muri Kongo, bari baje kurinda amahoro, bari baturutse mu bihugu bitandukanye, ndetse harimo no kunamira no guha kondoriyanse imiryango n'ubundi buzima bwose bwaba bwaraburiye muri Kongo cyangwa se abantu barapfiriye muri Kongo, ndetse banifuriza abo ngabo bakomeretse kuba bakoroherwa vuba. Babanje kwifatanya mbega n'imiryango n'abakomeretse n'ababuriye ubuzima bwabo muri Kongo muri iyi nama, nabyo biri muri iri tangazo. Ndetse nanone bagakomeza bavuga ati iyi nama nanone yaganiriye ku kibazo cy'ibyerekeranye n'asa n'abakozi ba ambasade biherutse kuba muri Kongo. Ibi nabyo iyi nama ngo yabiganiriye igaragaza ko biriya bintu atari ikindi gihugu, kuko buriya ambasade y'ikindi gihugu ibarwa nk'ari ubusugire bw'icyo gihugu kiri muri. Nimba ambasade y'Amerika iri mu Rwanda, buriya iriya nzu ubona hariya bayibara nk'aho ari muri Amerika. Iyo yinjiriye uba uvogereye ubusugire bwa leta y'Amerika, niko bibarwa. Ibyo ngibyo nabyo ngo babiganiriyeho by'uko atari byo, barabyamagana biriya byakozwe by'imyigaragambyo yo kwataka mu ambasade n'abayakoramo. Banasaba ko ubutaha ibyo bintu byajya byubahwa, ndetse hakubahwa n'abasirikare bashinzwe kurinda amahoro ba MONUSCO baba baraje muri Kongo nabo bakubahwa. None imyanzuro rero yaje kurangira igezweho. Umwanzuro wa mbere basabye, umwanzuro wa mbere uvuga ngo ni ukurekeraho ibikorwa byose byo kwatakana, mbega bakahita bahagarika urugamba, impande zombi zigahagarika kwatakana, kurasana. Niwo mwanzuro wa mbere. Umwanzuro wa kabiri ni ukongera gusubizaho ibikorwa by'ingenzi cyangwa se ibintu by'ingenzi bifasha abaturage kuba babasha kubona ibyo kurya n'ibindi bintu byose bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, amazi, ibyo byose bigenda byongera bigafungurwa igitaraganya. Ndetse nanone undi mwanzuro waje wemeza yuko ngo hagomba nanone kugendera ku bisubizo byari byemejwe mu masezerano ya Rwanda ndetse n'aya Nairobi. Ibyo bintu byose byari byemejwemo bakagerageza kubishyira mu bikorwa. None iyi nama yemeje ko abakuru b'ingabo cyangwa se abayobozi byerekeranye n'umutekano bagomba guhura nyuma y'iminsi 5 kugira ngo batange umusaruro cyangwa se mumbare batange umuyoboro mwiza w'uburyo ki. Iminsi 5 ngo bivuze ngo abayobozi b'ibihugu biri muri East Africa ndetse na SADC, abayobozi b'ibihugu ariko mu byerekeranye n'umutekano bagiye bagarira inzego z'umutekano, bagomba guhura nyuma y'iminsi 5 kugira ngo batange umuyoboro w'uburyo ki intambara yahita ihagarara igitaraganya cyangwa se intege uruhande rwongera kwata ku rundi n'ubugizi bwa nebwe rwose bugahagarara nta kintu na kimwe kigendeweho. Uwo ni umuyoboro wa mbere abo nibahura nyuma y'iminsi 5 bazatanga. Ndetse nanone bagatanga umuyoboro w'ubugerekeranye no gufasha ikiremwamuntu kugira ngo kibashe kubona ibyo kiba gikereye, cyane cyane abari mu bibazo nk'ibi ngibi, harimo gusubiza abapfuye, abasirikare bapfuye n'abandi bose bapfuye bakabasha gusubizwa iwabo mu buryo bwiza, ndetse n'abakomeretse no bagasubizwa iwabo. Ibyo nabyo nibyo bizigwa nyuma y'iminsi 5 inama y'abashinzwe umutekano yongera guhura y'abagize ibi bihugu byombi cyangwa se imiryango yombi East African Community ndetse na SADC. Nanone bavuze ko hagomba kwita higirwamo nanone uburyo ki bwo gufungura imihanda nyirizina, ya mihanda ibinyuramo ibintu bigera ku baturage bose, kuko iyi munsi nanone imihanda isa nk'ifunze. Iyo mihanda yanashyizwe muri iri tangazo, nabo bavuga ati iyo mihanda ni uguhita bafungura umuhanda wa Goma na Sake, Bukavu, Goma, Kibumba, Rumangabo, Karengera, Rucuro, Bunagana ndetse na Goma nyirizina, ndetse na Kiwanja Rwindi.
Kanyabayonga, Rubero, ndetse harimo nanone n'inzira yo mu mazi yo muri Kivu ihuza ubwo ngubwo Goma na Bukavu. Izo ngo ni inzira zigomba kwita zifungurwa. Igitaraganya hagomba kwiga uburyo gihita zifungurwa igitaraganya kugira ngo abaturage bongere babashe kuba babona, kuko izo nizo nzira usanga nyine zigera ku baturage bose, ibyo kurya, ibintu byose abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi bica muri iyo mihanda yose mubwiye. Ngo hagomba abayobozi b'umutekano bagomba kwiga uburyo iyo mihanda yose igomba kwita ifungurwa. Ndetse nanone ngo bagomba kwita batanga umuyoboro w'ukuntu ikibuga cy'indege cya Goma kigomba kwita gifungurwa, ko kiriya kibuga kuba kitari gukora ni byinshi bitari kugenda neza, yaba muri Kongo n'ubukungu bwa Kongo muri rusange cyangwa se bwa Goma muri rusange, n'abaturage ba Goma hari byinshi bari guhomba. Ndetse nanone ngo iyi nama yari yabaye yaje kongera kwemeza ko uruhare rwiza cyane kandi rukomeye rw'amasezerano ya Rwanda na Nairobi byari bifite byombi uruhare ruzima rukomeye, ndetse ko byahita bihurizwa mu kintu kimwe. Rwanda Nairobi bikaba ikintu kimwe, ari amasezerano yombi agahurizwa mu kintu kimwe, kuko byombi byatangaga umusaruro muzima, cyangwa se byari ibintu bigamije kugira ngo ibintu bigende neza. Ndetse bahita bemeza ko umuryango wa Afurika wunze ubumwe ugomba kuba uzajya ukurikirana ibyo masezerano yombi ko bishyirwa mu bikorwa, ya Nairobi n'aya Rwanda bimeze nk'aho byashyizwe mu kintu kimwe. Ngo nkwibutsa ko amasezerano ya Nairobi yongeye kwemezwa na SADC na East African Community, bakavuga ko byombi byari ibintu bifite akamaro kandi bigomba guhurizwa mu kintu kimwe. Tshisekedi wibuke ko amasezerano ya Nairobi yari yarabyanze, ndetse n'abasirikare bari boherejwe na East African Community nk'ubwo byari byemerejwe mu masezerano ya Nairobi, yari yarabasubije iwabo basirikare, yizanira abasirikare ba SADC. Ariko ubu ngubu ibihugu byombi byahuye, imiryango yombi byemeza ko bigomba noneho kuba ikintu kimwe, byose bifite akamaro. N'ayo masezerano ya Nairobi Tshisekedi yari yaranze, umva ko bayemeye. None iyi nama yemeje ko hagomba gusubukurwa ibyerekeranye n'ibiganiro hagati ya leta n'imitwe itari muri leta. Ubwo ngubwo aho ngaho bahita banandika muri itangazo ko muri iyo mitwe harimo M23. Mbega ni nko gusaba Tshisekedi cyangwa leta ya Kongo bamenyesha ko noneho byaje kwemezwa ko Tshisekedi agomba kuganira na M23, mu gihe Tshisekedi yari yararahiye akavuga ngo kuganira na M23 ni umurongo utukura ntashobora kurenga. Niko Tshisekedi yajyaga avuga ko ataganira na M23. Ariko muri iyi nama cyane cyane Museveni nawe yabigarutseho cyane, avuga ati n'ubushize yari yabigarutseho Museveni avuga ati Tshisekedi agomba kwicarana na M23 bakaganira. No muri iyi nama nabyo mu itangazo basoye nuko icyo kintu cyemejwe, ndabona biri ku gika cya 14 bavuga ko M23 nayo igomba kuganira na leta ya Kongo, cyangwa se leta ya Kongo igomba kuganira n'imitwe yindi yose yaba iya leta iri muri iki kibazo n'imitwe nyine itari leta, itari amaguverinoma, ubwo ni M23 banayimenyeshoninze n'ubundi muri iri tangazo. Ubwo turaza kureba kuko tuzi ko Kongo yari yararahiye ivuga ko itazaganira na M23, ubwo M23 niba bayigaruye mu biganiro ko igomba kuganira na Tshisekedi, ubwo turaza kureba igisubizo icyo ari cyo. Nanone iyi nama yemeje ko hagomba gushyirwaho uburyo ki bwo gukura mu nzi cyangwa se gukuraho burundu umutwe wa FDLR. U Rwanda ruba rugaragaza ko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe na FDLR. Muri iyi nama bemeje ko hagomba gushyirwaho uburyo ki bwo gushyira mu bikorwa uburyo bwo guhagarika gukuraho burundu uwo mutwe w'iterabwoba wa FDLR cyangwa se umutwe w'abajenosideri ugomba gukurwaho burundu. Nanone uwo mutwe kandi tukaba tuzi ko warusanzwe ko bizashyirwa mu bikorwa nabyo. None muri iyi nama y'imitwe cyangwa se abasirikare b'ibihugu binanga badakenewe muri Kongo, batasabwe muri Kongo, bose bagomba kwita bava ku butaka bwa Kongo kandi bigashyirwa mu bikorwa. Ngira ngo tuvugana murabizi ko muri Kongo haba hariyo abasirikare b'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye bari muri Kongo, ataba bose badakenewe cyangwa se batatumiwe bagomba kwita bava ku butaka bwa Kongo, igihugu icyo ari cyo cyose baba baraturutsemo. Se nanone muri iri tangazo bagiye bashimiramo Samia Suluhu wemeye kubakira, bashimiramo umuyobozi wa East African Community ndetse n'uwa SADC, ubwo ni William Ruto, ndetse na perezida wa Zimbabwe, ndetse bashimira n'abandi bose bari bitabiriye iyo nama. Ngira ngo imyanzuro yafatiwe muri iyi nama ni iyi ngiyi muri aka kanya, iyo myanzuro yahise ifatirwa muri iyi nama. Kose nyikubwiye ndabona ariko yanditse mu itangazo, ubwo ibindi byose tutumvishemo nta birimo. Mu minsi 5 ubwo abakuru b'ibihugu mu byerekeranye n'umutekano mu nzego z'umutekano baraza guhura bagaragaze buryo ki biriya bimwe muri byo nakubwiye nyuma biri buze kugenda ngo bishyirwa mu bikorwa, ibyo bazaganira. Ibuka gukora subscribe aho hasi, kuko mu kanya ndaje dukomeze n'ibindi biganiro byinshi kugira ngo tumenye n'ibindi bishobora kuba bitari mu itangazo byabereye muri iriya nama, ndetse n'ibindi byose biri mu karere byiriwe duhugiye ku biri muri Tanzania, ariko hari ibindi byiriwe biba hirya no hino n'ubundi muri kano karere kacu. Ndaje mu kanya tugende tureba ibyo ari byo. Bikababwira Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.